gerageza unanirwe muri byinshi, ubaho rimwe gusa. Kora ibyo wumva ukunda, ntutinye gukora binini, ntutinye kugerageza, ntutinye kunanirwa, ntutinye kurota indoto nini. Wibuke yuko indoto zitagira intumbero, ivyo ni ivyiyumviro gusa. Iyo bimeze uko birangira unaniwe. Twama twavuze ijambo ryo gushika ku ndoto zawe. Voilà. Twama twavuze yuko umuntu wese afise indoto Imana yamushizemo. Ariko hari abantu gushika n'ubu bataratahura icarico indoto. Hari abantu batarabona neza nk'indoto wowe bafise. Indoto ntituvugize indoto urota usinziriye, oya. Ni indoto urota uhagaze ku murango, ni indoto urota uri kuragenda, ni indoto ugira uri kuranyonga umuduga, cyangwa uri kuragenda ku maguru, cyangwa uri kuragenda ku moto, cyangwa uri mu ndege. Umuntu wese rero arafise indoto. Indoto nico gicapo kinini c'ivyo wipfuza gushikako muri kazoza. Nico gicapo ubona uhumirije canke uriko uraraba canke uri kuritegereza. Indoto rero birafatanye n'intumbero y'ubuzima. Kuko umaze kugira iyo ndoto ucugira intumbero kanaka. Imbere yuko twinjira mu cigwa nyezina, reka ndabahe iki gicapo c'umubirikira. Ishuri ry'abarundi bose mwarabonye yuko ahanini ikurikiranwa n'ugwaruka, nico gituma twazanye iki cigwa kugira ngo gifashe ugo gwaruka. Ariko ndizeye ko n'abatarugwaruka kiza kubafasha. Umubirikira rero murabona hejuru ni munini. Usutsemwe amazi, amazi ashikira ahantu hanini, mugabo agacaca mu kantu gatoya. Voilà. Umubirikira murabona yuko ufise agatwiyo gafasha gusuka amazi mu kintu. Nukuvuga ngo mu mubirikira ushobora gusuka ya amazi menshi, mugabo hagasohoka amazi make. Ivyo none bigomba gusigura iki muri kino cigwa? Fata yuko ugwaruka abakiri bato baba bameze nk'uko umubirikira hejuru. Baba bafise ivyiyumviro binini cyane, baba bafise indoto nini cyane, baba bafise ivyiyumviro vyinshi cyane muri bo. Voilà, umwana akiri muto uzorabe umubajije uti wifuza kubiki? Akubwira je nifuza kuba docteur, je nifuza kuba umupilote, je nifuza kuba umucamanza, je nifuza kuba umugwizatunga. Ivyo akabivuga atabanje no kurondeza, je nifuza kuba umukinyi akomeye. Ariko uko agenda arakura niko bitera bigabanuka gushika hasigarana bibiri canke bitatu canke kimwe. Bisigura iki? Gushika ku myaka 40 uba wavuye muri vya bindi vyiyumviro vyo hirya no hino, wafashe intumbero imwe. Nimba uzoba umukomeresa, ja muri commerce. Nimba uzoba umupasitori, tangura uvuga ubutumwa. Nimba uzoba iki canke kiriya, uzuri muri cyo, uza warafashe ingingo, uza warahisemwo. Mu yandi majambo murumva yuko bigaruka bigafatana na bimwe vy'impano, bigafatana na bimwe vy'umuhamagaro. Aha ivyo vyose tuzobigaruka kuko birakomeye cyane, birahambaye gose. Hari banga rero muri ibi vy'impano, kumenya impano yawe, kumenya ingabire yawe, hanyuma ukayikoresha. Bivugwa yuko kumenya impano canke ingabire ufise ari kumenya ubumana muri wewe. Nukuvuga ngo Imana yafashe ubumana bwayo ibushira muri wewe. Hari ikintu Imana yaduhaye bene data. There is something that God has given us. N'impano yayo.
It is his gift. impano y'Imana The gift of God, ni igice cy'ubumana. it is a part of his godliness. Iyo ufite impano y'Imana muri wowe, Now when you have a divine gift in uba ufite you, ubumana muri you wowe. have godliness in you. Kuko Imana icyo itanze ni kamere yayo Because he gives his nature. ikiri mu Mana, So what is in him, iyo ikigushizemo, when he places uba it ufite in you, ubumana muri you wowe. have him in you. Haleluya! Hallelujah. Icyo nicyo twita impano, That's what we call the gift. ubukorikori. That's what we call the talent. Ibyo nibyo twita imbaraga zo mu maboko. That's what we call the capacity of your hands or the skills. Skills nizo. Ibyo That ntawe ubivukana. no one is born Imana with it. irabitanga. God gives it. Isi tumenyereza kubikoresha So the earth will teach us how to use it. muri repetition n'amaparatike menshi, Practice and practice. ariko icyo nicyo bumana But giturimo that is godliness in us. kizatuma abantu bakwidantifiya n'abandi. People will not identify you with somebody else. Igituma abantu bagutandukanya n'abandi The difference between you and others, ni ukoresheje icyo kintu cy'ubumana kikurimo. it is when you use that godliness thing Iyo in you. ugikoresheje, When you use it, uwari usanzwe ahinduka udasanzwe. the ordinary becomes Abantu extraordinary. bakibaza, Then people ask buriya bafite themselves, irihe banga? what is the Ni secret? ukuri nta banga ribaho. There's no Ni secret. ukumenya icyo Imana yagushyizemo ukagikoresha You neza. discover what God has given you and you use it. Haleluya! Hallelujah. Ndabasaba muri uyu mwanya So I ask you right now, tuganire nawe. let's speak with you. Ijambo rivuga The word ngo that says, ntukirengagize impano y'Imana ikurimo. neglect not the gift of God in you. iki cigwa tuzogitanga dusubire tugitange kugira ngo cinjire mu gwaruka gisirikire no mu maraso. Kuki iyo umenye iyi mpano y'Imana iri muri wewe n'ubutunzi budasanzwe, voila, n'ubuzima. Iki cigwa c'impano tuzokigarukako ni kirekire. Reka uno munsi tuvuge ivy'indoto, birafatanye. Reka twifashishe Tom Close wo mu Rwanda atubwire ico arico indoto. Mucumvirize neza, mwumvirize akarorero k'ukuntu yagize indoto kandi iyo ndoto akayikorera gushika ayishitseko. Nibaza yuko umuntu wese aza kugikurikirana neza aza kugira ico akuyemo. Bambwiye kuvuga ku kintu kigari bigoye kuvuga mu minota 5, ariko ndagerageza kukirezima. Hano ndabonamo urubyiruko, harimo abatineja bakiri mu myaka 16, 17, harimo Bonjour. Si vous avez plus de 5 000 € sur un compte bancaire, vous devez absolument entendre ce que j'ai à vous dire. On vous répète partout la même chose. harimo abagejeje mu myaka 20, harimo n'abakuru, ariko sibo ndi bubwire kuko mu by'ukuri icyo kibazo nkurikije n'uko umurongo w'iki giterano umeze, ni ikigamije kuganiriza abakiri batoya. So buriya cyane cyane ku bakiri batoya, nagira ngo mbamenyeshe ko imyaka murimo abantu bose bayiciyemo. Uko kuntu mungana, abantu bose muzi ku isi babaruta imyaka mufite bayiciyemo. Ndetse no kwicara utazi ngo ejo bizagenda gute, ubona ejo hawe hadasobanutse neza, abantu bose babinyuzemo. Hari umugabo umwe nabonye ikiganiro cye avuga ko yiyemeje guhindura ubuzima bwe ku myaka 9. So niwe muntu wenyine nabonye uvuga ko ku myaka 9 yahaye ubuzima bw'umurongo, ariko abantu benshi ubuzima bwabo bugenda bufata umurongo uko bakura. Kimwe mu bintu bituma ubuzima bw'umuntu bufeiringa ni ukuba amatumva ko hari purpose bufite, atumva ko bufite impamvu. Mbese kuba mu buzima bwawe umeze nk'umuntu, urabona
nk'ibaba cyangwa igipurizo kiri mu kirere kirimo gutwarwa n'umuyaga kitazi aho kigiye, icyo kintu ni kibi ku buzima bw'umuntu. Ikindi kintu cya kabiri kibi ni ukubaho complaining, kubaho buri gihe ushaka kwegeka ibibazo byawe ku bandi. Impamvu mbibabwiye nuko buriya nta muntu n'umwe ubaho utagira ibibazo, uretse n'umuntu n'ibihugu bigira ibibazo, uretse n'ibihugu n'umugabane ushobora kugira ibibazo. Ngira ngo muzi ko bajya bavuga ko Afurika ifite ibibazo, ibihugu byose bigize umugabane wa Afurika bigenda bihuriyeho, ndetse n'isi nayo ikagira ibibazo byayo. No mu ijuru higeze kuba ikibazo, higeze kuba ikibazo, habaye intambara ikomeye cyane, Satani bayirukanayo imanuka ku isi hamwe na 1/3 cy'ingabo zo mu ijuru. So ni ukuvuga ngo kugira ibibazo ni kimwe mu bintu bituma ubuzima buba ubuzima. Udafite ikintu uri bubyuka ushakira igisubizo, nta mpamvu yo kubyuka yabiriho. So kimwe rero mu bintu bituma umuntu adashaka igisubizo cy'ikibazo afite, ni ukumva ko icyo kibazo yagitewe n'undi muntu. Hari umugabo umwe witwa Rucagu muramuzi, yigeze kuvuga, arimo kugerageza kuvuga ko muri 59 kimwe mu bintu byatumye abaparimehutu b'icyo gihe birukana abatutsi bagahunga, murayaza amateka y'igihugu, ari uko abazungu, kuko hari ubumwe bwari buhari hagati y'abanyarwanda, ariko abazungu babumvishaga yuko niwirukana umututsi cyangwa niwirukana umuturanyi wawe, ibyo yari afite ubitwara. So bamwe babijyamo kubera ko bumvaga ko nitubamenesha turasigarana amasambu yabo, turasigarana n'ibiki, ariko mu by'ukuri nta mpamvu ifatika y'icyo bapfaga yari ihari, ko abanyarwanda turabavandimwe. Nkeka ko ibyo byanatumaga bamwe muri bo bumva ko ubukene bafite babuterwa na bariya, bakavuga bati reka tubirukane dusigarane ibyabo. Tugarutse rero no mu buzima bwacu, cyane cyane urubyiruko, abenshi muracyarya iwanyu, muracyataha mu rugo, ntabwo muhangayikishwa n'amafaranga yo gukodesha, ntabwo muramenya akamaro ko kubaka, ntango muragira, nta bana murabyara mugaburira, ariko igihe kizaza. Do you understand my English but cannot speak like me? You know the words, you understand movies, YouTube, podcasts. Zaza ubwo uzajya uhaguruka mu rugo, nutagira icyo ugarukana, abo wasize mu rugo bakaburara cyangwa bakabwirirwa. Kimwe mu bintu bizagufasha kubona ibisubizo ni ukutagereka ibibazo urimo uwundi muntu uwo ari we wese, ni ukubasha kwakira failure yawe, warangiza ugashaka igisubizo gituma uyivamo. Buriya kimwe mu bintu bituma umuntu abasha gukira indwara, baravuga ngo ni ukuyirata, ariko kimwe no mu bintu bituma umuntu abasha kuvura indwara nk'abaganga, ni ukwemera ko iyo ndwara ihari, warangiza ugatangira kwishakira imiti, sibyo? So tugarutse rero ku kibazo nabajijwe kivuga ngo ni iki nk'urubyiruko twakora kugira ngo twiteze imbere, cya mbere nabibabwiye ni ukwirinda mbere na mbere gufata ibibazo dufite ngo tubishyire ku bandi, ni ukwirinda kubaho ubuzima bumeze nk'igipurizo kigenda mu kirere kidafite icyerekezo. Kugira ngo rero ibyo bintu byirinde, ugomba gutangira kwiha umugambi w'icyo uzaba cyo, kuko buriya iyo umuntu agiye kugura imyenda muri Caguwa ajyana n'umwenda umukwiriye, sibyo ra? Ushobora kuba kunza agashati keza ariko ntukagure kuko atagukwiriye. Ariko iyo wagiye kudodesha bigenda gute? Baragupima ukihitiramo itise, barangiza bakayidoda kuri size yawe, ugatahana umwenda ushaka, sibyo? Imana rero niyo mutunzi wa byose, ni nayo mugabyi wa byose. Nta kuntu wajya kwisaba ngo uyisabe ikintu kidafite
shape, ngo uyisabe ikintu kidafite quantity, uyisabe ikintu kidafite size. Ni ukuvuga ngo iyo ubaye specific ku Mana ukayibwira iti Mana ndifuza yuko nzaba iki, ndifuza yuko nzagera, ndifuza yuko nzakora ibi, warangiza ntutakaze focus kuri ibyo bintu wasabye Imana. Ndi umugabo wo guhamya yuko ibyo bintu bishoboka, Imana irabikora. Buriya mwebwe mukiri batoya muracyafite amahirwe abantu bakuru tudafite. Ubuzima bumeze nk'umubirikira. Umubirikira murabuzi umubirikira. Umubirikira hejuru bari munini ariko hasi ukaba mutoya. So rero iyo umuntu akiri mutoya mu myaka yanyu, possibilities kuri we ziba ari nyinshi, ariko uko agenda akura zigenda zigabanuka. Nk'ubu no munsi kugira ngo nkanjye mbumupilote biragoye, uko byansaba gusubira inyuma cyane, wenda nkazaho mwebwe muri kugira ngo nongere nige ibijyanye no kumupilote, ariko umwe muri mwe wabyifuza biroroshye. Ikindi cya kabiri, dufite amahirwe yuko dufite igihugu cyiza gifasha umuntu uwo ari we wese wibonyemo ubushobozi cyangwa yumvisemo ubushobozi gukabya inzozi ze. Bitandukanye buriya n'aba bantu benshi, bamwe muri bo bavukiye mu bihugu ari impunzi, abandi bavutse ari abakene cyane, abandi bumvaga umuriro w'amashanyarazi bawigaga mu ishuri. None mwebwe bimwe mu bintu abenshi babonaga nk'inzozi murabifite. Ni ukuvuga ngo icyo bibasaba ni ugutekereza, ukaspecifiya nka kumwe nababwiye umuntu ajya kudodesha umwenda, ugaspecifyinga umwenda ushaka utitinye, kuko buriya baravuga ngo inzozi zawe niba zitaguteye ubwoba ntabwo ari inzozi ukwiriye kurota. Ikindi ndi buse nk'usorezaho nuko uko inzozi zawe zaba zingana uko ariko kose, nabibabwiye ko uba ushobora kuzigeraho, ariko nanone ntukifuze kugera ku nzozi zawe cyane cyane nk'izo ziteye ubwoba mu munsi umwe, mu minsi ibiri, kuko hari igihe ubyifuza nyine ntibikunde ugacika intege. So kurota ukarota ikintu kinini ariko ukiha n'igihe cyo kukigeraho, ni kimwe mu bintu bigufasha kukigeraho. Tugiye gatoya muri Bibiliya, muzi inkuru ya Mose. Mose ajya gusaba Abisirayeli kugira ngo bave mu buretwa. Start with a 50% deposit bonus. Increase your investing power. Bave mu buretwa. Mwamenyera ari ibintu yakoze mu munsi umwe? Ntabwo byakozwe mu munsi umwe. Yagiyeyo inshuro nyinshi, akajya abonana na Farawo, ageraho ahindura inkoni ye igahinduka inzoka. Farawo nawe azana abakonikoni be barabikora. Yakoze ibintu byinshi kugeza n'igihe Imana yatangiye kuzana bya bigeragezo bitandukanye. So ni process. Murabizi neza yuko Mose yari yatumwe n'Imana kandi nta kinanira Imana, ariko ntabwo yagezeyo ngo bihite byikora. Nta nubwo Imana yagonze umutima wa Farawo kugira ngo Mose abivuge bihita byikora. Bivuze ngo inzozi zawe niyo Imana ariyo yaba yaziguhaye ndetse igufashije kugira ngo uzigereho, ntibivuze ko bizahita byikora. Hari icyo bizagusaba gukora ndetse bikanagusaba kwihangana, kuko kizatwara igihe. Bizagusaba kwiga, bizagusaba gusenga, bizagusaba kwizera. Ariko kwizera kutagira imirimo wagupfuye. Ni ukuvuga ngo icyo ushyizeho umutima wawe ukagishyiraho kwizera, ukagishyiraho amasengesho, kizakenera no kuba wakora kugira ngo ukigereho, sibyo? No munsi gemagaze hano, ariko ejo ushobora kuzaba uhagaze imbere y'imbaga nini cyane. Niba mutari mufite inzozi muzirote nonaha. Niba iwanyu nta muganga wigeze abamo, we birote.
niba nta mujenerali wabaye iwanyu birote, niba nta mupilote wabaye mu muryango wanyu birote, niba nta muvumbuzi w'imiti w'ikirangirire ku isi wigeze aba mu Rwanda cyangwa wigeze aba mu muryango wanyu birote, niba nta n'umuyobozi ukomeye wigeze ava mu muryango wanyu nabyo birote. Kubera iki? Kubera ko inzozi zose urose cyane cyane ukazirota ukiri mutoya, kuzikabya iyo bishyizemo kwizera, ukabishyiraho umutima wawe wose, ukanabishyiraho imirimo igufasha kubigeraho, nta kabuza bigeraho. Urakoze cyane. Nifuje kuvuga mbere yuko wenda unambaza n'icyo kibazo, ngendeye ku bibazo uru rubyiruko rwabajije. Ibi bibazo byose, hafi ya byose, bikubiye muri cya kintu navuze cyo gushyira blame ku bantu bandi. Hari ikintu murambabarira kandi ndifuza ko uru rubyiruko rucyumva neza. Genda shimira leta n'abayobozi bayihagarariye hano ko hari gahunda bagiye bashyiraho zifasha urubyiruko, ariko hari ikintu urubyiruko rufite cyitwa entitlement. Entitlement, abatakizi muze kucyandika ahantu, mugende mukore research. Kumva ko hari icyo ugombwa ngo kubera ko uru rubyiruko, kumva ko ubwo ubaye imfubyi hari icyo ugombwa, kumva yuko kubera ko uri umwana, ko ukiri mutoya hari icyo ugombwa. Hari ikintu navuze nigeze mbona umwanya wo kudevelopa hano, mvuga ko abantu bose mubona bakuze iyo myaka murimo bayinyuzemo. Mwese uko mwicaye hano tugiye gukategoriza buri umwe tugendeye ku ibara ry'uruhu, twabona ab'ibikara cyane, tukabona ab'ibikara byoroheje, ab'imibiri yombi, ab'inzobe yoroheje, ab'inzobe cyane, hakwiyongeramo n'abazungu tugakategoriza tukagera no ku bazungu. Ndetse ibyo byiciro twakora bishobora kuguma gutyo kugeza igihe abo bantu twabishyizemo bazapfira. Ariko ubu turamutse tuvuze tuti abantu b'urubyiruko bari aha mu myaka 30, twazongera tukabasanga muri icyo cyiciro. So ndagira ngo mbabwire ko ubuzima murimo uyu munsi ni transition, ni ikintu munyuramo cy'agateganyo. Mubanze mwikuremo kumva ko hari icyo leta bagomba kuko muri urubyiruko. Icyo kintu mukikuremo. Nimumara kukikuramo, ibintu umuyobozi w'urubyiruko yari arimo avuga byo kwishyira hamwe bizoroha kubikora. Ibyo kwihangira imirimo umuyobozi ushinzwe umutekano yatubwiraga mu kanya bizaborohera kubitekereza. Igihe icyo ari cyo cyose wumva ko icyo uzanye ku meza igishoro cyawe ari imyaka yawe, deja ngo kiba cyapfuye. Nashimye wavuze uti ari urubyiruko rwishyize hamwe. Ese muri uko kwishyira hamwe mwishyize hamwe mukora iki? Guhura muri abantu batanu mukishyira hamwe ntago bihagije. Mwishyize hamwe mugamije kugera kuki? Hari umuntu wabajije ngo avuka mu muryango w'abantu bakize ngo kandi bakijijwe ngo ariko ibyo basabye byose ntago babimuha. I joined Muslima because I wanted to find someone to share my faith with. Alhamdulillah, it was. Ntago babimuha. Mwese uko niko gukizwa. Ntabwo kuvuka ku muryango w'abantu niyo baba batunze ibya mirenge ari itegeko ko icyo basabye bagomba kukiguha. Ikintu kitwica buri hari ingeso abanyafrika twagize yo guhora duteza amaboko aho kwishakamo ibisubizo. Nimuzabireba muzasanga ibihugu byinshi bikennye ari n'ibihugu byakabaye byifitemo ubushobozi bwo gutera imbere, ari ibihugu bifite amabuye y'agaciro, ari ibihugu bifite n'izindi resources, bifite imbaho, bifite. So icyo kintu cyo guhora duhabwa imfashanyo, cyo guhora duteza amaboko ni ikintu kibi, gituma naho wakabaye ibona igisubizo utakihabona. Ibanga ryonyine rituma umuntu atera imbere ni ukwishakamo igisubizo cy'ikibazo kibangamiye abandi. Niba tuvuge uri muri sosiyete
iyo sosiyete ikaba ibangamiwe n'ikibazo X. Wenda hano amazi akunda kubura muri no karitsiye. Mbere yuko ujya kwibaza ngo baramarira ikibanza, wibaza icyo uri bumare mu gushaka amazi yabuze. Wenda ushobora kuba udafite ubushobozi buzana amatiyo no gushyiraho robine, ariko wenda ushobora kujya kuyavoma aho ari ukaza ukayagurisha abayakeneye. Deja ako kanya ubaye igisubizo cy'amazi, ariko ubaye n'umucuruzi wihise ubona amafaranga. So nimwumve yuko ibintu by'abantu barahanga imbere bababwiye ari igipindi. Ejo bundi kuwa kane nari ndi ku kazi, mbona umuntu araje akinguye urugi, yarukubise nyine nk'umuntu w'umujura, arinjira asanga nicaranye n'umushyitsi nari nakiriye, nta no gusuza ati ndagukeneye, ndamubwiye nihangane mbanze mare kubonana n'uno muntu. Nyuma mbonye iby'uwo muntu tuganira bitari burangire, ndasohoka njya kumureba hanze. Uwo muntu icyari kimuzanye yarazamwe no kunsaba amafaranga, ariko yari umuntu usa nk'uko musa cyangwa nk'uko usa nanjye. Ni umuntu w'umusore uri mu kigero cy'imyaka 28 gutyo. None arambwira ngo afite urugendo, ngo ariko yabuze itike, ngo afite 1/2 cy'itike, ngo Imana yamubwiye ko ari jye baza kureba. Ngo yatekereje asanga ari jye akwiriye kuza kureba. Uwo muntu twaraganiriye, ariko nza gusanga nyuma yaho maze kumuganiriza arambwira ati rero mu by'ukuri uko ndeba siko nagakwiriye kuba ameze. Narafunzwe mfungwa kubera ko nakoresheje ibiyobyabwenge, atariko na mbere yaho nabaga mu kigo cy'imfubyi. Bamaze kugifunga mvuyemo nyine nta kazi cyizere, ntangira gukoresha ibiyobyabwenge. Birangira bamfashe, kubw'amahirwe bankatira urubanza rwo kuba narabinywaga, ubwo kubicuruza rwo barambabariye ko nari kuba nkirimo. Mbese ambwira ibintu byinshi bijyanye n'iyo saga ye. Ambwira yuko ngo abantu bose bamuzi, inshuti ze zose zamucitseho kubera ibiyobyabwenge. Kimwe mu bintu namubwiye nifuza ko namwe mumenya, naramubwiye ni ibyo waba waranyuzemo byose, abo waba wari uzi ko wahimaga aba ari bo bose, cyangwa utari ubizi ko ari n'uwo wahimaga, umuntu wa mbere wahuye n'ingaruka ni wowe. Sibyo? So ikintu cy'urubyiruko mureke kucyitwaza. Nababwiye umugabo witwa Billy Carlson, abantu baza gusacinga kuri YouTube cyangwa nawe muze kumushaka. Yabaye muri ghetto, iwabo babaga muri ghetto ahantu muri Amerika, hakoreshwaga ibiyobyabwenge. Buri munsi habaga hari umuntu warashe undi. Afite imyaka 9 yaricaye areba ukuntu abana b'abaturanyi bajya ku modoka yabaga izanye ice cream muri karitsiye bakazigura, watabasha no kugura shikarete. Ababyeyi be bari abakene. Arangije yinjira mu nzu, afata ibikinisho bye, azenguruka muri karitsiye ku muryango ababwira ati ibi bikinisho ndashaka kubibaha, mumpa amafaranga mufite yari yose, niyo ryaba ari ifaranga rimwe. Amaze kuzenguruka bagiye bamuha uduceri kubera impuhwe. Yari umwana w'imyaka 9. Uwo munsi ngo ku myaka 9 nibwo yabonye ko ubuzima bwe buri mu biganza bye. Wavuka ku mubyeyi w'umukene w'injiji, wavuka ku mubyeyi ukubuza kwiga, ntabwo ari impamvu yo gutuma uva mu ishuri. Giye mfite umudokiteri w'inshuti yanjye wananyoboraga ku myaka 7. Umuryango we wo kwa se wari waramujyanye umukoresha akazi ko mu rugo. Papa yari yaramaze gupfa, bamukura kwa nyina bamujyana iwabo bavuga ngo bagiye kumujyana mu ishuri. Bagezeyo bakajya bamusiga ku rugo, bakamusigira ibyo ateka. Umwana ku myaka 7 abona yuko ibyo bintu bitazatuma ajya mu ishuri. Yavuye aho ngaho asubira kwa nyina. Yagenze amasaha 5 acana mu ishyamba mu cyaro kuri, asubira kwa nyina. Nyina yari yagiye gusenga, agerayo mu masaha 8. Nyina hatahiye asanga umwana ari aho ngaho, aramubwira ati njira mu nzu. Kuva uwo munsi bamusubiza mu ishuri ariga. Niba umwana w'imyaka 7 n'imyaka 9 bashobora gutekereza kuri future yabo, wowe w'imyaka 14 nta mpamvu ufite yo kumva ngo ndi imfubyi, yo kumva ngo ababyeyi banjye ntibashaka ko njya kwiga, yo kumva ngo ntibampaye ibyo bampa ibyo ari byo byose. Umuntu wagushyize mu nzu ye, buriya niyo yaba yarakubyaye, yagushyize mu nzu ye, arakugaburira, uraryama, urabyutsa guhaha ibiri minimum ugiye mu ishuri cyangwa ubonye iby'ibanze. Ikindi ukeneye kugira ngo wubake ubuzima bwawe ni iki? So intambwe ya mbere, ibanga rya mbere ni ukureka gushyira ibitagenda ku bandi
cyangwa kumva ko kanaka nadakora iki ngiki nzigira iki. Iyo ubaye igisubizo mu muryango, ukaba igisubizo mu baturanyi, ukaba igisubizo muri sosiyete, ukaba igisubizo ku gihugu, inzozi zose ugize uzigeraho. Hanyuma bwa nyuma soza, inzozi, hari abantu batazi inzozi ngo ni iki. Buriya umuntu wubatse ino nzu, wubatse uru rusengero, mbere yuko batereka ibuye ku rindi cyangwa ngo bashyireho itafari hejuru y'irindi, babanje gukora igishushanyo mbonera, babanje gukora plan. No kugira inzozi ni ugukora plan y'ubuzima bwawe. Look, you don't need a second job. Just master AI tools. This is the opportunity you can't miss in 20. Bwawe. Ku myaka ufite mikeya ushobora kuvuga uti nzaba iki ngiki, utanagendeye ku mafaranga ufite, ugendeye gusa ku cyo wowe wumva umutima wawe uhamanya nacyo ko wifuza kuba cyo. Hanyuma iyo bimeze uko nguko ukabisengera, Imana iguhereza inzira zibinyuza, igira inzira ibinyuzamo ukabigeraho. So nicyo nasorezaho. Reka kuba turi urubyiruko twe kumva ko ari igishoro, kuko urubyiruko ni transition. Ni nk'ino myaka abayobozi bacu barimo, uno munsi wenda turi mu kazi ariko ejo bundi tuzaba turi muri pension. Ntabwo rero wavuga ngo kuko ndi muri ino myaka runaka ngibi ngibi ngo bigomba kumbaho, cyangwa ni urugendo uba urimo rw'ubuzima kuva ku mwaka umwe kugenda ukagera ku myaka 120, ugenda unyura mu byiciro bitandukanye by'ubuzima. Aho hantu buri, iyo ushaka gutera imbere wirinda kwigira imbabare, wirinda kwigira kumva yuko ibirimo kukubaho hari undi muntu ugomba kubikemura, natabikemura biramureba. After all, iyo ufungiye mageragere, niba waba ufite abavandimwe, ubabaye wa mbere ni wowe. Uyu muyobozi ushinzwe umutekano ejo nupfumura inzu y'abandi, ntazibuka ko mwaganiriye hano, kuko n'ubundi ibyo mwaganiriye icyo gihe bizaba ntacyo byamaze. Azohereza abantu baze bagufate bakujyane, kuko uzaba ubangamiye ituze ry'abaturage, cyangwa n'ibindi n'ibindi. Hanyuma nutabikora ibyo bibi ugakora ibyiza, uzabyungukiramo wa mbere ninde? Ni wowe. Ku bijyanye rero no gutwita ku muntu utagejeje imyaka y'ubukure, nkeka ko mu Rwanda byemewe ko umuntu yakuramo inda, ariko ku mpamvu runaka. Impamvu ya mbere ni igihe babona ko iyo nda igufitiyeho, ishobora kuguteza ingaruka mu buzima. Ushobora kuba utwite ariko bigaragara ko iyo nda utayibyara, kuko hari n'umuntu ushobora gutwita ku myaka 12 cyangwa 13, bagasanga iyo nda bategereje ko ayibyara, bishobora kuba byagira ingaruka ku buzima bwe. Hari igihe umuntu ashobora guterwa inda n'umuvandimwe we direct cyangwa umubyeyi we. Hari abantu bakora amahano, nk'umubyeyi nka se w'umwana akaba yaryamana, yamuhohotera akamutera inda, cyangwa se wabo cyangwa undi muntu w'umuvandimwe wa hafi. Hari nanone n'abantu bafatwa ku ngufu, niyo yaba ari mukuru ariko bikaba bigaragaza yuko rwose uwo mwana namubyara, cyangwa mbese nk'uko umuyobozi yabivuze, hakaba hari impamvu runaka atanga cyangwa zemewe n'amategeko zigaragara ko uwo mwana aramutse avutse n'ubundi kubaho atabasha kubaho. Icyo gihe inda ashobora kuyikuramo. Ariko uretse ibyo, inda yose yasamwe irabyarwa. Hanyuma abana bakiri batoya cyane cyane b'abakobwa, kumva yuko watwita kubera yuko hari 7,000 bazaguha, babivuze ngo nukutajijuka, ariko nanone nukwihima. Ni nka bya bindi twahoze tuvuga ngo umuntu kubera ko ari urubyiruko, nibitagenda uko nguko ariyahura, nibitagenda uko nguko ariyangiza. Uriyangiza muri uwo mwanya utera abantu agahinda, ariko uri bujye muri state itariyo ni wowe uri bubihomberemo. Hari icyo bambajije cy'intego, jewe mfite imyaka 8, 9 gutyo, nari naranzuye ko nzaba umuganga. Niga muri primaire dukora icya leta, hari ukuntu abantu basusha bakandikaho ibyo aho ibigo bazajya kwigaho. Jewe babidusobanuriye nabi, batubwira kwandikaho ibyo tuzaba byo, ibyo twifuza kuzaba byo. Hariya rero haba hari ishwa 3, hose nanditseho umuganga. Ugiye kureba hano narindi, ikigo narindi nta nubwo kimeze nk'ibigo bya hano mu Karumuna. Narinda ahantu mu Mutara, ahantu bita Kibondo. Icyo kigo nta nasima cyagiraga,
nta n'amapipitire cyagiraga. Pipitire bazizanye turi hafi gusoza wa gatandatu primaire, twajyaga ku ishuri twitwaje intebe zo kwicaraho, buri wa gatatu tukitwaza amazi yo gusuka mu ivumbi kugira ngo imbaragasa zitatutera amavunja n'ibindi. Ariko izo nzozi nari narazigize kera mbere yuko njya kuri icyo kigo, kugira ngo mbumvishe ko hari urubyiruko bagira shite mu buzima, ibintu byasubira inyuma. Tuvuga ababyeyi bawe bari bakize, bakena, nawe ugashaka kwica mu mutwe ukumva ko ari amahirwe ubonye yo kuba. Jye nigaga ku kigo abana ba perezida bigagaho kuri La Colombière. La Colombière igeze kuba ariyo kigo cya mbere mu Rwanda, ariho niga. Ababyeyi banjye bamaze kwitaba Imana, njya kubana na sogokuru aho hantu nababwiraga. Nubwo ubuzima bwahindutse, intego zanjye zagumyeho. Dukora primaire nanditse ko nzaba umuganga. So nibyo rero nazamukiyemo, ndabiharanira, birangira mbigezeho, ku buryo natekereje ntiyo nza kuba naragize inzozi ahubwo nini cyane. Start with a 50% deposit bonus. Increase your nini cyane zirenze no kuba umuganga, kuko nabonye ko nari kuzigeraho. So niyo mpamvu nababwiraga ngo niba iwanyu nta muganga uri mu muryango, wowe kuzigira izo nzozi birashoboka. Niba nta muntu ukome, nta mujenerali wigeze mu muryango wanyu, birashoboka ko we wabirota. Muri iki gihe mubona amatangazo asaba abantu kujya mu gisirikare, haba abajya mu kuba aba ofisiye, haba abajya mu gisirikare cyo hasi. Amahirwe uba arasobanutse, uko yageraho birasobanutse. Kubigiramo inzozi ukiri mutoya, amahirwe yo kubigeraho aba ari menshi cyane. So nibyo ngibyo navuga. Murakoze.